nyuma yo gusura igororero rya Huye ndetse n'igororero rya Nyamagabe ubu tugeze ku igororero rya Nyanza kugira ngo turebeho byifashe gute. Iri ni igororero mpuzamahanga riherereye mu ibanga ry'umusozi wa Mpanga ho mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Impamvu ryitwa mpuzamahanga ni uko ritagorerwamo abanyarwanda gusa ahubwo ririmo n'abagororwa baba bazanywe kugororerwa mu Rwanda baturutse mu bihugu byo hanze. Iri ni igororero rigorerwamo abamazina akomeye bagize uruhare mu byaha bitandukanye birimo ibya jenoside n'ibindi byaha bisanzwe. Aha ni naho hagororerwa Leon Mugesera wakatiwe gufungwa burundu n'urukiko rukuru mu 2016 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside n'ibindi byibasiye inyokomuntu. Tugiye mu gice cy'imibereho n'imyidagaduro y'umugororwa mu buzima bwe bwa buri munsi, ni igororero ribarizwamo imyidagaduro itandukanye bitewe n'aho buri wese yisanga. Bakina imikino itandukanye irimo umupira w'amaguru, basketball, volleyball, igisoro, amakarita, agati, nk'umwe mu mikino inakundwa cyane mu magororero. Cyo kimwe no mu yandi magororero, abagororwa bagira umwanya uhagije wo kwidagadura, buri wese akajya mu myidagaduro yisangamo. Reka duhere nko kubidagadurira mu mukino w'amaguru. Tumuin, katomono witonze. Rash Ford arababwira ati, "Je suis un attaquant international, monsieur." Reka turebe n'indi no musore, Rash Ford ukiri ku mupira. Hagarika neza yitonze ashakisha ahereza arahereza nde, comekira amara kwa Nakereta ashakisha ahereza no musore Jandora Pakizimana ariko biranga. Reka turebe stili n'undi no musore nambara nimero 11, Nyerari reka turebe kwande kwa Otan. Shakisha no kwande kwa Enoch. Otan. Go! Hanze kabisa umusore yavuze ati reka. Muri iri gororero rya Nyanza bagira amakipe ya football agera ku 8, buri mwaka bakagira amarushanwa yerekezwa n'igikombe kugira ngo harebwe ikipe y'izindi mu bukaka n'ubuhangange. Ayo makipe arimo yitwa Bolton, inararibonye igizwe n'abasaza, imbanziriza rugamba, urumuri, Onze Volontaire, Mapinduzi, iyo iterwa inkunga n'abanya-Sierra Leone, dore ko inakinamo abagororwa baturutse muri icyo gihugu na RCSFC, ikipe y'abakozi b'igororero. Si imikino y'amaguru gusa, igira amarushanwa no mu mikino y'amaboko, igisoro, amakarita, agati, imbyino gakondo n'izigezweho, ubuhanzi n'ubugeni butandukanye, byose bigira amarushanwa ndetse abatsinze bagahabwa igikombe. kugira ngo ducuruze uburyo umwete reka n'utabeshye ntari migo ndimo bazamahanga imbere nk'abantu bazamuka Guma. yari utabagera mu mihigo n'impamo y'Imana. Guma. muri vestiaire hanyuma Mapinduzi
Mazama hina ni kora by'urutando umuhungu hameze imiragado mwitara nsusuruka iyo turi kubona abanyamakuru batoje ku rwego rw'igihugu baje kudusura nabwo turizihirwa goma. Aha bafite orchestre bica bigacika yahanze indirimbo ikunzwe na benshi izwi nka Mpanga. Iyo ndirimbo ni indirimbo tuba dusaba uyu musozi wacu dutuyeho uzatubikira ibanga kuko uyu musozi dufite amababi menshi.
None ugiye gutangira utwibwira sibyo utubwire aho uvuka niba nta nicyo bigutwa ushaka natubwira buriya n'impamvu yawe. Ya amazina yanjye nitwa Ishimwe Valente, amazina y'ubusitari nkaba nitwa Nana babaye by Rutumivu, nkaba nturuka mu karere ka Rusizi, murenge wa Gitambi, kagari ka Masheshi. Ubusano nkaba ndi umuhanzi wa R&B, trap na hip hop. Ariko mfite YouTube channel yanjye, aba followers bamwe baderuka kunyumva bagiye YouTube channel yanjye barandikaho Nana babaye by Rutumivu, hariho audio na video. Abantu bakankura subscribe nkabona like barabangire neza. Kuri yo YouTube channel yawe hariho iki? Hariho video na audio. Iyo ndirimbo yayo iriho rero. Nana baba ye shi nisanzure nisanze mugo natatswe ngo ni bibi ngo bankeneye ngo mbahe ngo nicyo gihe ngo mbahe ibyanjye nta na kamwe sinshobora gusigaza inyuma habe. Nana baba ye Nana baba ye Nana baba ye Nana baba ye sha kandi sha ibyishimo ntegerejeho nuwe nawe udafite bamuhe. Nana baba ye Nana baba ye Nana baba ye Nana baba ye shi ningizwa mu kirori ngo mbahe umwe nawe udafite baguhe kandi sha ibyishimo ntegerejeho. Nana baba ye Nana baba ye Nana baba ye Nana baba ye ya vuga siri tumivude genge. Nana baba ye shi ko mutari kumuhaye ipinga ariko Jerono oya ni jewe wewe bakwita nde? Eliyo ni Kivashuru superstar super music. Aha magazine Hobita ku mirongo magazi imbere nkazi imbere y'urukiko shinjwe ibyaha sinziko ndi buharenge. Mana mfasha nsabye imbabazi z'igikombe cy'ubwenge. Murakoze bwana perezida w'urukiko rukuru rwa Nyanza. Ibigira ibanga i Kigali naho bahinga barara amajoro basora abaturage gucuruza urumogi ndetse na kanyanga. Rubana murumve abo bahungu bafite gakungu basora abaturage. Magazi imbere nkazi imbere y'urukiko shinjwe ibyaha sinziko ndi buharenge. Mana mfasha nsabye imbabazi z'igikombe cy'ubwenge. Nzirasi kusimu n'amasina y'amateka ng'imitima yuzuye mu gihirahiro garoma yindi kubera inzara ziwaci ngivana imvano sorisi kusimu ngati wapi teransiba inkongoro y'amaraso havutse impamvu sipacisha bafu. Magazi imbere nkazi imbere y'urukiko shinjwe ibyaha superstar super music. Enda ku murongo Beatown King Varsity Datum. Amazina yanjye banyita Tugirimana Jean Pierre ubanzi ni King Vas. Tumba langu mukoni kabisi nanga rugero seta. Amazina indirimbo ni imari.
nzakorera imari ngwiza umufungo shora ibishoro ngwiza umutungo nkomeza umurongo ngwiza umutungo nzemera nshora amagara ku bwawe nzemera nkora ibitendo ku bwawe nubwo byasaba kuyakaraba nzakorera imari ngwiza umufungo shora ibishoro ngwiza umutungo nkomeza umurongo ngwiza umutungo nzemera nshora amagara ku bwawe nzemera nkora ibitendo ku bwawe nubwo byasaba kuyakaraba ngize imari nahize ndi muto zangize kolezi ndi muto zanyagije ubwonko nk'ubuto zinkura amahumu ndi muto izi mari zahinduye abisi bamwe zibagira abamisi abandi n'abatware bisi izi mari zadukize ku gasi bamwe zibabika mu nda y'isi izi mari zatwambuye love tuzihigana love kuko nabazifite na love izi mari zambuye Afurika amahoro buhoro buhoro icurwa bufune na buhoro abisi nta mahoro kubera gushaka amahoro izi mari zatugize kare bamwe zibagira amakira izi mari tuzihige kare murakoze nitwa Senior Superintendent Alain Gilbert Mbarushimana abandi umuyobozi w'igororero rya Nyanza. Uruhare rwacu muri siporo ku igororero bwa mbere siporo cyangwa se imikino n'imyidagaduro ku igororero ni imwe muri gahunda zo kugorora tugira muri gahunda nyinshi tugira zo kugorora iyo nayo ni imwe muri gahunda zo kugorora tugira zikaba zifasha abagororwa mu gukomeza kwikura mu bwigunge kugira ubuzima buzira umuze ndetse no gusabana muri rusange. Uruhare rwacu rukaba muri gahunda zo kugorora rurenga mu zindi disipurine dufite tukajya no mu mikino n'imyidagaduro tukaba tugira uruhare runini. Nkanjye ubwanjye ni umukinnyi wa football nakinnye mu ikipe y'igihugu junior nkina muri junior ya APR ubwo mu bijyanye no kubafasha guteza imbere imikino y'umupira w'amaguru tubikora nyine nk'abantu babinyuzemo babizi. Dufite amakipe 8 akomeye ajya hatana tujya dutegura amashampiyona amara amezi 6 abatwaye ibikombe bagabona abatsinze bagatwara igikombe bakabona ibihembo bitandukanye. Tujya tukina imikino hagati yacu n'abagororwa ikipe z'abakozi zigakina iz'abagororwa ndetse no muri zo competition shampiyona tuba twaorganije n'ikipe y'abakozi birimo. Ariko ibyo byose mu by'ukuri biba bigamije ngo wa mugororwa twafunze adakomeza kumva ko ari hano gusa ariko n'ubuzima bukomeza tumutegura kuzasubira mu buzima mu muryango nyarwanda yaragororotse afite ubuzima buzira umuze kandi yarabaye umuntu mu by'ukuri ukwiye kuba muri sosiyete nyarwanda. Siporo rero akaba ari imwe mu nkingi ya mwamba mu by'ukuri dufasha gukomeza gufasha abagororwa bacu kwitegura kuzasubira mu muryango nyarwanda. Akabazo gato iyo tubabonye muri gukina umupira n'abagororwa n'abastaff bakozi ba RCS bibafasha iki mu myumvire no mu mitekerereze? Mu rwego rwo kugorora ndetse n'urwego rw'umutekano hari icyo twita sécurité dynamique cyangwa se na sécurité statique. Ariko iyo tuvuze sécurité dynamique ni uburyo ukora umutekano mu buryo buri professional usabana noneho n'abagororwa mugasabana mu buryo buri professional kandi en même temps ukanabafasha kubacungira umutekano n'abagororwa. Twebwe rero ku bwacu biradufasha dugira na relation professionnelle bikabafasha kudutinyuka ku buryo nta nkuru n'imwe baba bafite badashobora kutugezaho kubera uburyo dusabana nabo mu buryo bwa kinyamwuga cyangwa se nta kibi gishobora kuba cyaza ngo ntitukimenye kuko dufite uburyo dusabana nabo kinyamwuga. Siporo mu by'ukuri ni inkingi ya mwamba mu kudufasha kumanaginga ubuzima bw'igororero umunsi ku munsi. Niba mbyumvise neza siporo ibafasha gusabana n'abagororwa ikanabafasha kubacungira umutekano cyane rwose kuko iyo usabana n'umugororwa mu buryo bwa kinyamwuga bigutuma mu rwego rw'umutekano nta nkuru yahungabanya umutekano yahajya ngo ubure kuyimenya kuko baba kwisangamo baba kwiyumvamo bigatuma amakuru yahungabanya umutekano umuntu ashobora kuyamenyera ku gihe kubera iki mwasabanye mu buryo bwa kinyamwuga.